bapfuye iki ko bari abavandimwe? Ngo Aburahamu na Loti umuhungu wa Harani, Harani umuvandimwe wa Aburahamu, ngo baratandukanye. Aburahamu atandukana na Loti. Niwo mutwe w'iki w'amagambo. Itangiriro ni ku gice cya 13 umurongo waho wa mbere niho dukomereye. Aburahamu avana muri Egiputa, Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi n'amatungo n'ifeza n'izahabu byinshi. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli. Agera aho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi, ahari igicaniro yubatse mbere. Aburahamu yambarizayo izina ry'Uwiteka. Yavuye muri Egiputa ajyana na Loti, anyura ahantu yanyuze hose, agera aho yabanje mbere yabambye ihema ry'Uwiteka. We mudiyakoni bafite ikihe kibazo? Kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amasho n'amahema. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituranamo, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. Okay. Ikintu cyabatandukanyije dutangiye kukigeraho. Ikintu cyabatandukanyije dutangiye kugira ute kukigeraho. Aburahamu yari atunze cyane, Loti atunze cyane. Ubwo hari abaperezida babiri mu gihugu kimwe, hari abarandirodi mu kibanza kimwe babiri barimo, hari abashoferi babiri muri bisi imwe. Ntabwo byari gushoboka, bose bari abakire kandi bose bari banganya ubutunzi. Aburahamu abwira Loti ati, hekubaho intonganya kuri njye nawe no kubashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose nkiri imbere yawe. Ndakwinginze dutandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Loti arambura amaso abona ikibaya cy'uruzi Yorodani cyose, yuko kinese hose, yuko kinese sobanuye. Uwiteka atarimbura. Uwiteka ntabwo yararimbura Sodomu n'i Gomora. Icyo kibaya kugeza Isowari cyari kimeze nka ngobyi y'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba. Baratandukana. Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu mudugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. Kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe, uhere aho uri hano ikasikasi n'ikusi,
n'iburasirazuba n'iburengerazuba, igihugu cyose, uburengerazuba, igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Era mu byatureba amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'amajyepfo, ibyo ubonye byose ni ibyawe n'urubyaro rwawe kandi iteka ryose. Kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi? Urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu, mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye aragenda, atura mu biti byitwa imyeroni. Ibyo ni ibiti byitwa imyeroni bya Mamure, biri Heburoni. Yubakirayo Uwiteka igicaniro. Ahantu Aburahamu yagiye gutura murahumvisha, mu biti by'imyeroni bya Mamure biri Heburoni. Heburoni yubakirayo Uwiteka igicaniro. Icyo ni igice cya 13 cyose ndagisoma. Umutwe w'amagambo wari Aburahamu yatandukanaga na Loti. Noneho mukande subscribe mbereka kandi kantu tugiye gukora. Loti afatwa mpiri, Aburahamu aramurengera. Loti yafashwe mpiri, ifora ngo yari yafashwe yakoze iki? Ndaje tubirebe kandi subscribe.